dore yahoze ari gukata hanze atanavuga ariko nta kintu ariko uruwa hehe se urashaka iki yaje karamaze nk'isaha hano hanze ariko akata hano hose ahitegereza yongera agaruka agenda agaruka wowe ntabwo nakubujije hari buri modoka ya boss nje mvuye wowe ntabwo umuntu yinjiramo mvuye kuri ibikoresho nsanga yinjiye umuntu akwinjirana gute mu gipangu ahubwo n'ubundi nari ndi kumusohora tubafashe iki se ahubwo nuko banza atavuga numvishe atari kuvuga Ese ufite ikihe kibazo ngo tugufashe ariko ibyo byose ni amakosa yawe barakwiyamye ko nta muntu ugomba kwinjira muri iki gipangu none uragenda ukarangara ugasiga igipangu kirangaye buri muntu wese yinjira kandi nta bwisobanuro ufite ziba ufite ubuhe bwisobanuro akazi kawe ushinzwe ni akahe ntabwo bakwiyamye hanze no gusoma none se wa mubyeyi we wadufashije niba ibyo washakaga kureba wabibonye ugasohoka uri umukomisiyoneri se wari uje kurambagiza hano urashaka kugura nanjye nabonye ntamuzi muri iyi karitsiye wavuze se icyo ushaka tukagufasha cyangwa ugasohoka nyine ukadusohokera ukagenda wenda bari kukumva akanasiga ngomba mbona ngira namusohoye yanze kugenda urwo rwacu rusigaye rwinjiramo n'ababana n'ubumuga wasohotse ukagenda navuze rimwe ariko nabwo yaranyishe nsohoke none se uramara iki hano hanyuma se ko ndeba uri kutwinjirira mu rugo urajya hehe akuza nta kintu uri kubona akuze umukecuru mu cyubahiro cyawe ari nanyo kwa mbesire bebere kacu nabi n'ubwo nkubise rwose ntabwo wakwinjira hano hantu bose yanyica ni ukuri fasha mu cyubahiro cyawe usohoke usubire hanze bebere kuko wakwihanganye wakwihanganye kuko yabaye kunzi bizira umusanda bashusho mwerere hose nkamashije kuna ko bintu kimwe amashije kuna ko mama iribagiza yagize kwa rugemwa ese none bigiye kuba byayirwe kutubonye kwanga bita mama iribagiza yahageze yaraka ndetse mama iribagiza afite umujinya mwinshi ese none bigiye kuba byagenda bitekagiye kuba yakwibona na rugemwa none ibintu bigiye kuba byagenda bite none kanga mu rugiye kwa kanone kanga ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane ndabisi ko ufite amatsiko menshi kandi nakomeje kugenda bibaza bigiye kuba byakurikira byose gusa nagira ngo ngiye kubona ko amatsiko kandi ngiye kubona kugira ibintu byose bigiye kuba byakurikira muri no filme inzira umusara babajwe n'ukuntu iribagiza yababaye agira ngo mvisha urusaku rwaye iribagiza nge mwumvisha ukuntu iribagiza ari kurira wumva yuko afite ububari bukabije cyane abo byababaje kandi mukaba mwizeye yuko iribagiza azakira aragira ngo mujye muri comment mwandikemo amen amen mutwereke yuko mwizeye Imana kandi mwizeye yuko Imana izakiza iribagiza kuko muri kubona ko iribagiza ibintu byose muri kubona ko iribagiza ari mu bubare bukomeye cyane ese none bizagenda gute iribagiza azakira nawe rero ndagira ngo ujye muri comment nyaboneka ntugende utagiye muri comment ndagira ngo ujyemo wandike amen amen cyangwa nutabasha kwandikamo amen ushyiremo emoji umutima kugira ngo tweke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana ibwaze kuba yabikora ubundi iribagiza cyane ngira ngo muri kumva urusaku iribagiza rafite ngira ngo muri kumva uburibwe iribagiza yarari muri kuvuga ati amaso ari kundya ngira ngo uri kumva yuko iribagiza tureho ngira ngo uri kumva yuko ibintu bitameze neza ngira ngo uri kumva uribwe iribagiza arimo ngira ngo uri kumva ukuntu iribagiza ari gutaka ndabizi ko ari benshi biri kubabaza ndetse ari benshi biri gutera agahinda gakomeye cyane ndetse benshi biri kugenda mwibaza muvuga ati bizagenda gute benshi muri kugenda musigaranya agahinda gakomeye cyane mwibaza niba kuko iribagiza azakira gusa nagira ngo ko ahangaho bita dogiteri agiye kuba yazanira umuti iribagiza niba nako wizeye yuko iribagiza azakira ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen nawe nurangiza urenza akajambo kavuga ati iribagiza humuka kugira ngo tweke ko wizeye Imana kandi ukomeje kugenda
usengera Iribagiza kuko muri kubona ko Iribagiza turi kandi muri kubona ko ibintu Iribagiza ari gucamo bitoroshye. Ese noneho bizagenda gute Iribagiza akakomeje kuba yataka cyane, ese Iribagiza akomeje kuba yagira uburibwe bwinshi, ese umuti dogiteri agiye kuba yazana uribwa aze kuba wakiza Iribagiza? Ngira murabizi ko ibintu byose Rugema ndetse na Fabiola bapangaga byose, ndetse Nyantambara ibintu byose bagiye bapanga. Nyina ngo urabizi neza yuko dogiteri yazaga akaza azanye umuti, ndetse dogiteri twavuga ko ari nkaho ari we uzana ibisubizo. Arumva ko uranga dogiteri agiye kuba yazana umuti Iribagiza kandi Iribagiza agiye kuba yahumuka. Ese noneho bizagenda gute umunsi cyose amenye yuko uburibwe bwose Iribagiza yaciyemo ndetse ububari bwose Iribagiza yaciyemo byose ari Fabiola wabikoze, ndetse ari Fabiola byose wabiteguye. Noneho ahangaha yubita Cyusa nta bintu by'imikino ko Cyusa azabaga nta kinya. Ngira ngo murabizi ko ahangaha Cyusa ibintu yigeze gukora Fabiola, ngira ngo murabizi ibintu Cyusa yakoreye Fabiola. Ngira mwabonye ukuntu yamufasha akamugira, ndetse ikintu yamusaga ngira mwese murakizi. Rero urumva yuko ahangaha ubita Cyusa naramuka amenye yuko ari Fabiola wabikoze, naramuka amenye yuko ari Fabiola wabipanze, uraza kubona ko umuriro uraza ko waka none ahangaha Fabiola arabaza kuba yikoze. Use noneho bizagenda gute kangaha Fabiola akomeje gubiserebura ko Fabiola akomeje kubwira Rugema ati nikijije umwanzi, biraza kuba byagenda bite kanga Iribagiza agiye kuba yakira ubundi Fabiola sibe ndetse na Rugema bose babashe kuba basiba cyane yuko impamvu Fabiola yakoze ibi byose. Ngira mwumvije ko anga Fabiola yabwiye Rugema ati impamvu nabikoze no kugira ngo Iribagiza najya mu rukiko atazabona uko atanga ubuhamya ndetse atazanageramo. Ese noneho bizagenda gute Iribagiza nahumuka azajya mu rukiko? Nawe nicyo kintu ukomeje kwibaza kandi nawe nicyo kintu ufite amatsiko menshi cyane. Gusa njyabwiye ko ibintu bigiye kuba byajya kandi ibintu bigiye kuba byakira biryoshye cyane, kuko ni benshi cyane mufite amatsiko, ndetse ni benshi mukomeje kugenda mubyibazaho cyane bavuga ati bizagenda gute Iribagiza azahumuka. Gusa nagira ngo kwa anga dogiteri agiye kuba yazana umuti, ndetse ari byo benshi muraza kuba mwakwishimira kubona dogiteri azaniye umuti Iribagiza, cyane yuko muri kubona ko anga ubita Cyusa yahangayitse, ndetse Cyusa ari kuvuga ati uko byagenda kose Iribagiza sinzigera mutererana, Iribagiza nzamuba hafi ibihe byose, kuko nanjye hari igihe yabaye hafi kandi nizeye yuko Iribagiza azakira. Ese nawe wizeye yuko Iribagiza azahumuka? Nawe wizeye yuko Iribagiza azongera kuba yareba? Kuko muri kubona ko Iribagiza ateye agahinda gakomeye cyane, ndetse Iribagiza ari mu buribwe budasanzwe cyane yuko anga Iribagiza ari kuvuga ati kubaho ntareba, kubaho nkatekereza ko ntazabona umwana wanjye, ni ibintu biri kumbabaza cyane. Urumva ko ahangaha ari ibintu bitoroshye kandi urumva ko ahangaha ari ibintu bibabaje cyane. Ese noneho bizagenda bite? Nawe ndabizi ko amatsiko ari menshi kandi nawe ukomeje kugenda wibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusa ugiye kubabona ko ino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane kandi igiye kuba yagana ku musozo, dore ko benshi muri kugenda mwibaza muvuga ati ino filime bizagenda gute, ino filime izarangira? Gusa ndagira ngo ino filime igiye kuba yagira ku musozo kandi igiye kuba yarangira. Mbere ko dukomeza ndagira ngo umanze ubumve ubutumwa uwo bita Kamarade yabashije kuba yagenera abakunzi ba filime nyarwanda. Niba kuko ukunda filime nyarwanda kandi ukaba uzikunda cyane filime zacu Kamarade nk'ibisanzwe, turabashimira cyane ko mwabashije gukurikira filime yitwa Inzira y'Umusaraba. Nubwo benshi mwagiye mwifuza ko tuyisoza tuyirangiza, n'ubundi nta gahora gahanze, n'ubundi tuzayisoza rwose, niko bimeze. Ahubwo tubafitiye inkuru nziza. Rero tuje kubabwira ko hari indi filime nshyashya yitwa Urwibanga, muri kugenda muyibona, nayo izasohoka ku itariki 15 z'uku kwezi, azaba ari kuwa mbere. Ni filime nziza, turabararikira buri muntu wese kuyireba, ukore subscribe kugira ngo uzaba wa mbere guhita uyibona. Nkuko mubizi kuva igihe cyose tubaniye mukurikirana filime zacu zikorwa na Amazing Film Production, Intare y'Ingore, Giramata, Inzira y'Umusaraba n'izindi, tuzanye rero Urwibanga. Ushobora kwibaza ngo Urwibanga harimo iki? Urasabwa kuyikurikira. Ni filime ifite story nziza cyane, ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 kuwa mbere izaba yamaze kugera hanze. Murakoze. ngira ngo wabyumvise ko ari filime igiye kuba yasohoka ndetse ari filime igiye kuba yagaragaramo Kamarade ndetse na Emile. Kuba n'ukunda Emile ndetse na Kamarade nimuzacikure ino filime. Niba ushaka kugira ngo uzayikurikirane kandi itazagucika, ndagira ngo unyurukire kuri channel y'ibita Kamarade Films ubashe kwakana subscribe ndetse wibuke no gufungura inzogera kugira ngo umunsi yasohotse uzayibone mu bambere. Ese noneho bizagenda bitekanga muri kubona ko ino filime yacu Inzira y'Umusaraba ikomeje kuba yagiye iryoshye cyane ndetse ikomeje kugenda itungura benshi, ndetse mwamaje no kuba mwabona ko mama Iribagiza abashije kuba yagira kwa Rugema. Mama Iribagiza yagize ahangaha kwa Rugema
rugemwa ese noneho bigiye kuba byagenda bite rugemwa ari bwaze kuba yabikora iki rugemwa ari bwaze kuba yabigenza gute kangaha rugemwa zimumwe ko rugemwa zimwakiyeho noneho kangaha rugemwa muri kubona ko ubwo waba umutashye ndetse rugemwa abonye mama iribagiza akagira ubwoba ndetse atinye no kuba yamwegera ese noneho bizagenda gute kangaha mubonye yuko mama iribagiza afite umujinya udasanzwe ndetse mama iribagiza afite uburakari bwinshi ngira ngo amenye kwanga bita mama iribagiza aje afite uburakari gukubita kino gikoze cyo kwa rugemwa kibwira ati mva imbere nigendera ubona kwanga mama iribagiza nta mikino ubonye ko mama iribagiza nta bintu by'imishinyikaza nyanga kwa rugemwa ese noneho biraza kuba byagenda bite rugemwa ari bwaze kuba yabigenza gute ko rugemwa akamubaye ndetse rugemwa ibyo bigiye kuba byarangira ko rugemwa ibyo bigiye kuba byajya ku karubanda ndetse ibya rugemwa bigiye kuba byagaragara cyane ko kwanga bita Fabiola nawe agiye guhita amenya ukuri kose ndetse Fabiola agiye guhita amenya ko mama iribagiza ari muzima ndetse yabyaranye na rugemwa noneho kanga ibyo rugemwa yahishe ibyo rugemwa yari yanze kwimenyekana ndetse rugemwa yari yaragumye kubeshya Nyantambara ndetse na Fabiola babwira ko mama iribagiza ati atigeze bashaka ndetse mama iribagiza atanamuzi gusanga navuga ko ibya rugemwa bigiye kuba byamenyekana ndetse ibya rugemwa byose bigiye kuba byarya hanze ese noneho bizagenda gute kanga ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane kanga mugiye kwangwa na kino film yacu igiye kuba yagana ku musozo ndetse igiye no kuba yarangira rugemwa ndetse na Fabiola ndetse na Nyantambara bari muri gereza ese wowe uri kumva rugemwa ndetse na Nyantambara bakwiye kuba bakatigwa imyaka ingahe muri gereza nawe ujye muri comment tubwire imyaka wumva rukimwa na Nyantambara ndetse na Fabiola bakwiye kuba bakatigwa ese bakwiye kuba bahabwa igihano cya burundu nawe ushaka kujya muri comment ubundi ukatubwira koko nimba nawe wifuza yuko rugemwa ndetse na Nyantambara bakatigwa igihano cya burundu kuko muri kubona ko nta keza kabo kandi muri kubona ko ubugome bwabarenze uri kubona ko bafite ubugome ndengakamere ese noneho bizagenda gute kanga navuga ko mama iribagiza agiye kuba yatungurana cyane ndetse mama iribagiza agiye kuba yakora gashya ese noneho bigiye kuba byarangira gute nawe ndabizi ko usigaranye amatsiko ndetse nawe utegereje agace kagiye kuba kakurikira ufite amatsiko menshi cyane gusa ugiye kubabona ko ibintu bigiye kuba byageraho biryoshye cyane ngomaje no kubona kwangaha ibintu bitoroshye ngomaje kubona kwanga bita Emile ndetse na Anita ibintu bitoroshye ibintu bitameze neza ngira ngo umenye kwanga Anita ndetse na Emile bari kwiruka amasigamana ngira ngo umenye ko aho bari gukura ikirenge ariho abicanyi bari kugitera ese noneho biraza kuba byagera gute kamarade ari bwaze Emile ari bwaze kuba yacika ko twabonye ko uno mu Despera ngo ni ari yavuze ati nimdamuka mfashe Emile nta kuzuyaza nta gutekereza kabiri ndahita mwica ese noneho biraza kuba byagenda biteraza kuba byarangira gute kanga navuga ko bita Emile ari mu byago bikomeye cyane ko bita Emile ibintu bitoroshye ko bita Emile nibaramuka bumufashe bari bwaze kuba bamwica noneho kanga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane ko ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane muri ino filime Inzira y'umusaraba ese bazacika bizagenda bite ko twamaje kubona ko anga ngo no mu Despera ngo ni ari afite GPS yashyize kuri Anita ngira ngo bonye ko ari kugenda kurikirana ahantu hose bari kujya ari kugendera areba muri telefone aho bakase hose kurye guhita amenya ahantu hose bakatiye ese bizagenda gute bizarangira gute Emile ndetse na Anita bazabasha kuba batsinda ese urukundo rwabo ruzashoboka urukundo rwabo ruzakunda ese nawe wifuza yuko Anita ndetse na Emile bibana nawe urabyifuza niko nawe ubibona nawe urabyifuza yuko bajya kwibana ahantu kure cyane niba ne koko ubyifuza kandi nawe ukaba ubishaka kandi nawe ukaba wumva wabisengera kugira ngo bazabashe kuba bakwibana kuko muri kubona ko bakundana cyane kandi muri kubona ko urukundo rwabo rufite vision rufite aho rushaka kuba rwagera urumva rero kanga hari ikintu gikomeye cyane kuba baguma kurugwana nagira ngo ubonye kwango bita Anita yabwiye Emile ati icyaba cyose icyo bankora cyose bamfata bakanshyira muri no muriro bamfata bakanda se sinzigira nkwanga nzaguma ngukunde ngira ngo uvishe kwanga no bita Emile nawe yabwiye Anita ati nanjye nzaguma ngukunde niyo bananjye banshyira muri no muriro ndetse niyo bandasa nzaguma ngukunde rero uri kumva kwanga ibyo ari yakora byose uko yababaza Emile kose uko yababaza Anita kose n'ubundi ntago Anita azigera mukunda n'ubundi nta kintu anga bita are icyo ashaka ntazigera kibona icyo ashaka kugira ntazigera kigera kuko navuga yuko urukundo iteka ruratsinda kandi Imana yafatanyije nta muntu n'umwe wagitandukanye sinari kubyizera wizera yuko Imana yafatanyije nta n'umwe wagitandukanye rero nimba tere wandika amena ndagira ngo nawe unyarukire muri comment ubashe kuba wakwandikamo amena kugira ngo utwereke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko koko Imana yafatanyije nta n'umwe wabasha kuba wagitandukanye tutabasha kwandikamo amena ndagira ngo ushyiremo amayimuji umutima tweke ko nawe ukunda Emile ndetse na Anita bakunda cyane kandi wifuza yuko bakwibana wifuza yuko bakwibana ubuzerezo kuko muri kubona ko bakundana cyane kandi uri kubona ko bagumaje kugwana urukundo rwabo iteka ngira ngo ubonye ko ibintu byose bagiye bacamo batigeze barekana ndetse bagomeje gukundana ngira ngo ubonye ibintu ahanga ubita Anita yaciye ngira ngo ubonye ibintu bamukoreye bakamukingirana ariko akaguma gutekereza Emile ndetse akaguma kumukunda cyane agira ngo ubonye ko ibintu bikomeje kuba byaryoha kandi muri kubona ko urukundo rwabo rukomeje kuba rwageraho ryoshye cyane ese noneho bizagenda bite kangaha ari nawe afite GPS kandi akomeje kugenda bakurikirana aho bari kujya hose bafite bizarangira gute bizagenda gute nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu uri kwibaza uvuga ati noneho Anita na Emile bizagenda gute ibyo bizara
bizarangira gute. Gusa nagiye ko noneho agace kagiye kuza noneho kagiye kuza kabisobanura kandi kagiye kuza kabikemura. Gusa ndagira nkubwire ko nanjye ahangaho bita Emile ndetse na Anita bagiye kuba bacika cyane yuko ahangaho bita Anita agiye kuba yahindura ishati yambaye, agiye guhita ashaka undi mwenda yambara, kandi iriya shati navuga yuko ariyo ahangaha ari yashyizeho aka GPS. ngira ngo murabizi ko umunsi Anita ajyanwa, ngira ngo murabizi ko umunsi Emile aza gutabara Anita, uwo munsi Anita yari yiriwe ahobera Ari, ngira ngo wari wabonye ko ahangaho bita Anita yari yemeye yuko agiye kubana na Ari ndetse bahoberanye inshuro nyinshi. Rero navuga yuko kiriya gihe aribwo uwo bita Ari yashije kuba yagira gutya akamushyiraho aka GPS kabasha kuba kamukurura ahantu hose agiye. Rero ibi byose bigiye kuba byarangira kandi Ari nawe agiye kuba yatuma Ari bigiye kuba byamucanga, ndetse Ari agiye kuza afite umujinya wundi agiye kwataka kwa Fabiola, agiye kwataka kwa Rugemwa ashaka kugira ngo abone Rugemwa ndetse na Fabiola na Nyantambara ubundi abice, cyane yuko ahangaha Fabiola ndetse na Nyantambara na Rugemwa bariye amafaranga menshi ya Ari. ngira ngo murabizi amafaranga Ari yagiye abaha bamwizeza ibitangaza, bamwizeza yuko Anita azabuwe, kandi ngira ngo ubonye kwanga wabonye kwanga Ari yabwiye Nyirantambara na Rugemwa ati Anita naramuka atabaye uwanjye nimwe nzabiyica, ngewe uzabirasira kandi nijya kubica nzahera kuri Fabiola. Ese none biraza kuba byagenda bitanga ko Fabiola nawe afite ubwoba bwinshi cyane, kandi Fabiola ari kwibaza ikintu kiraza kuba cyakurikiraho Anita naramuka acitse, ndetse Anita naramuka agiye ko ari kwibaza ikintu kiraza kuba cyakurikiraho, cyane kwanga Ari yamubwiye ati ninjya kubica niwe nzaheraho, niwe nzamanza kurasa ubwonko bwawe bumene hasi. Ese noneho bizagenda gute? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe ni cyo kintu ukomeje kugenda wibazaho cyane. Mbere yuko dukomeza kugira ngo manze ngusaba akantu gatoya cyane, nyabuneka niba utari wakanda subscribe ugerageza ukandi subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana kandi dukomeze kugenda tuganira kuri ino filime Izire musaba ko ndi beshi mwamwasiganya amatsiko menshi kandi mwasigaye mwibaza ibibazo byinshi kuri ino filime Izire musaba gusa nagiye ko angana no ibintu bigiye kuba byaryo kandi bigiye kuba byagiye biryoshye kunzo filime nyarwanda. Nyuma yuko tubateguriye filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Giramata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'akataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza, gusa ikibazo gihari ntabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze ite mbikoherereza nongera iki ntacyo, reka nze mbikore. Yes sir. Ese umugore wa Kamarade arakomeza kubyihanganira? Wanjyango gende ivaze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa Kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha, gusa umugore wa Kamarade atangiye kumukunda. urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora, sinshobora. Ntabwo ibintu nabikora. Wanyumvishije Emile? Ayiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we. Ese murumuna Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? Uca inyuma mukuru wawe, nk'uwo mukuru wawe aje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira isyanutse. Wapfuye ariho. Ese Kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we, bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filime, ni kuri uyu wa mbere tariki 15 z'ukwa 9 kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment, gera yuko re subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Urwibanga. cyane ngamaje no kubona kwangaho ibintu bitashye ngamaje kubona kwangaho bita Isimbi yamaje kuba yatangira kwakira ubuzima, yatangiye kwiyakira, yatangiye kumenya ubwenge ndetse yatangiye no kwitoza imirimo yo mu cyaro gitandukanye nko guhinga ndetse n'ibindi. Bagiye bamubwira ati ahangaha mu cyaro tubayeho duhinga ndetse nta kindi kintu kidutunze usibye guhinga. Ese none ahangaho bita Isimbi azabasha kuba yabishobora? Isimbi ubuzima azabubamo, ubuzima Isimbi azabushobora, cyane yuko mubizi neza yuko Isimbi yakuze ari umwana w'umutesi. Ngira ngo nabizi yuko Isimbi yakuze ari umwana uri aho ngaho
w'umutesi mubi cyane. Rero urumva ko ahangaha ibintu bitoroshye, urumva ko ahangaha ubita ibintu Isimbi ari gucamo bikomeye cyane ndetse bigoye cyane. Gusa Isimbi akomeje kuba yagwanira umwana we, ndetse Isimbi yanze kuba yatanga umwana we ngo amuhe kwacyuza kugira ngo batamujyana muri Amerika. Urumva ko rero ahangaha Isimbi ari umubyeyi mwiza cyane, atameze nka Nyirantambara, atameze nk'ababyeyi be bamwanze. Urumva ko ahangaha Isimbi yifuza kuba yaha umwana we urukundo rukwiye, kuba yifuza kuba yabana n'umwana we kandi akamuha urukundo rukomeye cyane. Urumva ko rero ahangaha ari ikintu cyo kwishimira, kandi urumva ko ibintu Isimbi yakoze ari byo. Ese nawe ni kubibona ubona Isimbi, ese nawe ni kubibona ubona ibintu Isimbi yakoze ari byo, ubona ibintu Isimbi yakoze byo kuba yagira gutya akagenda, ubona ibintu yakoze ari byo. Nawe ndagira ngo ujye muri comment tubwire koko nimba nawe warishimiye umwanzuro Isimbi, nimba nawe warishimiye umwanzuro Isimbi yarakoze. Ndagira ngo nawe ujye muri comment tubwire kugira ngo tureke ko nawe wizeye yuko Isimbi ibintu byose bizagenda neza, kandi wizeye yuko Isimbi azarira umwana w'ubundi agakura cyane. Yuko ahangaha mwamaze kubona ko Isimbi afite gahunda, ndetse Isimbi afite intego ikomeye cyane, ndetse afite umwanzuro wo kuba yarira umwana we, ndetse afite intego yo kuba yakuza umwana we mu mahoro. Ngira ngo ubonye ko ahangaha bita Isimbi yatangiye kujya gucuruza agataro, ndetse yatangiye kujya gucuruza imineke ndetse na voka, kugira ngo arebe yuko yabona igitunga umwana we. Ese bizagenda gute? Bizarangira gute? Ese wowe ubaye uri Isimbi, urumva wababarira Rugemwe, urumva wababarira Nyantambara bitewe n'ibintu bamukoreye? Nawe tubwire nkaho uri Isimbi, urabona wababarira Rugemwe ndetse na Nyantambara, urumva wababarira, wababaha imbabazi? No gira ngo ujye muri comment tubwire kugira ngo tweke ko nawe ushobora kuba watanga imbabazi, cyangwa wumva yuko Isimbi yatanga imbabazi. Ndagira ngo nawe ujye muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo ibintu bishobore kuba byakomeza kuryoha, kandi no filime yacu ikomeze kuba yagenda neza, kandi ibintu bikomeze kuba byaryoha cyane, kuko muri kubona ko ino filime yacu iri kugenda izana utumaniye dukomeye cyane. Ndetse mwamaje no kubona ko ahangaho bita Kamarade yagisuga, amaje kubona ko umugore wa Kamarade akimara kubona yuko arubakurikiranye afite imbunda, akimara kubona yuko afite gahunda yo kuba yabica, kandi yabashyizeho GPS ku buryo abantu bose bari kujya ari kubakurikirana. Ngira ngo munye ko ahangaha bagize ubwoba, ndetse ahangaho bita Kamarade agahita yiyemeza gukurikirana ahantu hose, agahita yemeza gukurikirana ahantu hose uwo bita Emile ndetse na Anita baciye. Ese bizagenda gute? Bizarangira gute bya Emile ndetse na Anita? Bizagenda gute? Nawe nicyo kintu ufitiye amatsiko, kandi nawe icyo kintu kutegereje gusa. Nagiye kuko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byagenda neza, kandi ugiye kubona aka gace kagiye kuza, noneho kagiye kuza ari umuro, kagiye kuza ari uburyohe gusa. Dore ko ahangaha navuga ko na Rugemwe nawe agiye kuba yahunga. Rugemwe agiye gushaka ukahunga cyane, yuko yabonye ko ibintu biri sire cyane yuko yamajije kubona ko mama Iribagiza nta mikino, kandi mama Iribagiza araza kuba yabaga nta kinya. Ese bizagenda gute? Rugemwe azabasha kuba yatsinda urubanza, cyane yuko umuntu ugiye kuba yamuburanira ari umugore wa Kamarade, kandi murabizi neza yuko Kamarade no kwa Rugemwe bangana urunuko. Urumva rero ko ahangaha Rugemwe gutsinda ari 5%. Urumva ko ahangaha rero ibintu bitazarangira neza, kandi ibintu bizagenda nabi bya Rugemwe ari gupanga byose bizarangira bidakunze. Babwira ati ndabakunda cyane kandi mboza ku mutima. Ciao ciao.